nayotse ishyamba ndi kumwe n'umutwe witwaje intwaro. Ndi kumwe n'umutwe witwaje intwaro muze kuntabara urumva. Umva rero story nandi kubaho. Mbanterese umukobwa. Umva ukuntu muri babi. Koga ndamutereta yakoraga ahantu mu kabari. Oya ntabwo akora ahubwo naye musanzana ku kabari. Arambwira ati ngurira kawayini. Ndamugana igendo gafata. Arambwira ngo umva kandi nawe uri murarangana. Arambwira ati kirahure n'ibini. Ndamugana igendo gafate nta kibazo. Ahita agenda gura Fiesta. Fiesta ni ya Fanta ijya gusana ntuza na wayini. Asuka mu karahure araza yicara iruhande rwanje ngiye nkagira ngo ari kunywa ya wayini kandi ari kunywa Fiesta ashaka kugira ngo ya mafaranga yayo baze kuyamuha. None se aho ngaho harimo ububandi harimo n'ubugome. Umva se tunaje kubivumbura. Umva reko Byakunu wowe ntabwo ubuzima ubuzi banze. Yarabaze akubita imibare avasa ya mafaranga nyakenyereho niyangira ikintu amarira. Ugiye gucunga neza buriya yarase nk'umuntu. Nese uwo mwana ntasagira. Akwase base. Nanda kukubaza. Ese ntawe. Ariko ukuntu bimeze. Nese reka mubaze bwa niba ushaka gupfobya izina ryanjye ndihagurukira. Oya. Ndahaguruka. Oya. Muntu ujye upfobya izina ryanjye. Ntabwo nipfobeje. Ngo niko Byakunu. Reka unsuzugura ariko. Ntabwo pfobeje izina. Ubwo ngiye kubanza. Nkaguhereza ikaze, urumva? Nkaguhereza ikaze ngahita mpereza ikaze aho kurikira Fulmedia Rwanda, urumva? Kwakira Byakunuka hano adukubita story. Urumva? Nyine reka mubaze Byakunuka. Ndi kumwe n'igico cy'abanzi hano. Igico cy'ababisha. Ndi kumwe n'igico k'amabandi. Naguye mu gaco k'amabandi. Ndatabaza leta ngo intabare. Leta niyo yankura muri aka gaco k'amabandi. Nibigufashe. Niyo yankura muri aka gaco k'amabandi. Ni ukuvuga ngo ukuntu babicaye umwe aba yicaye ku mufuka w'iburyo undi yicaye ku w'ibumoso ucunze nawe bayisaka. Ubwo uw'inyuma se uw'inyuma na nyirakabara wicaye. Uw'inyuma nyirakabara bayiteguye kuwusaka. Mana ese mbye mana ndatwika ndagapfa. Ndatwika. Ukuntu ari mwiza Byakunuka kari mwiza. Ndatwika. Reba utwo twisowe. Dore ibyo binwa we. Urumva? Mishu tubwire kububona nk'umwana w'imyaka 10 n'ingahe ari kumwe n'umugabo ngana nka Byakunuka. N'inzara mani rebitera. Mani reka ngucira umugani. Reka ngucira umugani. Urubwa ntabwo ari imbwa yari y'umuntu. Nifatiye mu mabuno. Ingo Byakunuka ngurubwa urubwa ntabwo ari imbwa yari y'umuntu. Urubwa no ukurya imbwa. Bisobanuye iki bishatse kuvuga iyi mbwa ikuriye baragutabara ariko iyo iriye baraguseka. Ntabwo wakiguseka inyamira niyo babimenye ko wayiriye. None dore ikintu kikwereka icyokezo cyotse imbwa. Nta yindi mbwa ihacaracara kuko imbwa zimenya inyama zanjye nzizaza. Nubona icyokezo kitageraho imbwa ntuzajye uharya inyama. Igose Kigano nabwiye ngo murakora iki? Kandi impamvu abantu dukunda inyama nuko natwe dukoze mu nyama. Ahubwo ndibaza abakobwa ko bakunda amafi n'uduca n'inkoko bapfana iki n'uduca. Ubuse bapfana iki batubwiye. Ariko Mishu reka nkubaze abaganga abakobwa bakunda amafaranga abagurishije Yesu n'umukobwa. Dore ukuntu umva yari Yuda Isikariyote. Dore ukuntu nta muntu yari Yuda yari umukobwa yari umugore. Kugurisha Yesu niko kabi. Umva man sati ukuntu nta muhe bagira. Umuvuna amahita akagenda akajya mu kabara karya ifi n'inkoko iwabo barariye ibishyimbo. Kandi agataha yarangiza akajya kurunya muri toilette y'iwabo. Kankubwire rero ngiye buriya nikosa ntanakora. Ngiye kankubwiza ukuri ntabwo ngiye kukubeshya. Iyo nje ukasohoka ugiye ndikubwira abanyarwanda basi bari kutureba muri rusange. Iyo nzi ko sohotse ngiye kurya inkoko ubwo mba nzi ko ndi bucyura amafaranga yo kuba nayigurira n'ubundi aba mu rugo kugenda baturira imibo y'inkoko baturira imibo y'ibitunguru akazi ubwo mba nkagiyeho tayari ubwo bakagiye ngiye nagwa ajya kungurira inkoko ngo ngende ngaburira ibishyimbo umwana wanjye. Ariko buraba ibyo ni ubugoryi mwana. Ako musa abakobwa kwishyuza afazara y'inkoko yagabanemo kabiri ungurira iyo burusheti tugabanyemo kabiri nyajyane. Kwishyuza ibyepfi bino oya naga ari byo twishyuza n'ugupfobya iyo kotse mu butura. Ese reka mubaze Byakunuka iyo ugiye kurya
akantu wishyuye no kukarya utishyuye uba bimeze kimwe. None se ibintu n'ibiryo biterwa na mucoma wakokeje nagakiza uvuze harahepfo akinyuma nak'imbere simbi akimbere nakinyuma biterwa na mucoma wakokeje uvuze agakiza ngo yongeye kurya akantu agakwavu agakoko ako wavugaga nyine none se wavuga ngo ibi ngibi bari kubicuruza nawe nibyo ari kukubwira saje nibyo ari kukubaza iyo ugiye kuri wochenje ako nanjye nza kuba umukobwa se ntabwo nari gukena mfite agasura kameze gutyo none abakobwa bakenye n'ibigori ntabwo bazi kubyaza umusaruro w'umucenje Tony gusa ariko Tony ko bagambo yagiye abaye isugi nyine isugi ntabwo ashaka ko bayivangira reka nkubwire oya wenda nta nubwo ibyo biganiro biba ari sawa cyane ntabwo bari sawa kuko abantu benshi barabizi ubusa nishyure kambabazi nk'ubu uwabakwa mwakwemera umva rwose gusa ntimwaba mumwibye zana inkwano we ubwo se ntimwaba mumwibye My future husband ndi hano ndategereje ndacyagusengera ntabwo mwaba mumwibye gute se ubu wamwibye reka nkwereke ukuntu mwaba mumwibye sibyo ntimuri isugi cyo ni icyambere none se azayibona he isugi azayibona uriya washyizemo ivide ntabwo yari umukobwa yarabyaye uzaperereza uriya nta mwana agira nabaye ikintu kimeze nk'igisate cy'igihaza wagira ngo rwari urwobo rwo mu ihimbi bari gushyiraho wa wundi w'ivide nabaye igisate cy'igihaza ariko uriya w'ivide ntabwo yari we mishu wa wundi w'ivide ntabwo yari we nyamara ntabwo yari umwe wateretsemo bene aha ntabwo ari umuntu se ariko nawe ni umuntu ahubwo ni uwo muri Uganda ubundi ashyiramo n'irya vide akajya abyina urumva rikajya rizamuka none se ntabwo ari Emeline urumva oya ntabwo yari we oya uwashyizemo bene iki ntabwo ari wateretsemo kiriya cyose hari uwo bane nuko YouTube itemera ko ziriya video zigaragara ariko hari undi Emeline we yakoze Uganda barimo oya gukwiza amashusho ukoza soni no we nuko arimo shakinga abyina n'ibiki ashakinga iki yashyizemo bene aha wa ezi ko twirwa tuboniza isimbi yashyizemo bene isimbi se wabikora ariko aza mu Rwanda ese kuki isimbi mugani ko n'umunyarwanda kandi aza mu Rwanda ariko isimbi wibuke yuko urumva isimbi reka nkubwire ukuntu bimeze sibyo yarabyiyemereye ko akina prono none se nawe sibyo nyine banza urebe none se urwo ruhushya rutangwa nande nyine urwo ruhushya narwo bamuhaye nawe uzarebe ibyinshi ababikorera iyo ngiyo hanze iyo nyine duspose ko abikoreye hanze ariko abikoze nk'umunyarwandakazi akina nyine prono wagiye se ugira ngo tumusuzugura nk'urinaha ceceka ntabwo ari wumva isimbi ari kuvuga ikinyarwanda naho se nyine kivuga buhoro abakobwa birirwa arakivuga ikinyarwanda cyane aho kuri WhatsApp bavuga ngo geturo ya mbere n'ubuntu simujya mubumva reka mbabwire imbuga za WhatsApp zo zitanje njya mbumva njyaho WhatsApp ugasanga umukobwa ari gusharinga video urumva ngo ushaka akabari maze habaho n'intuza n'ahantu bakora sare bakajya gukora ibyo bibajyanye gusa ngo ni amasho bagiye dore ubundi ubucuruzi bugezweho reka se mbabwire ubucuruzi bugezweho bari kwihangira imirimo ubucuruzi bugezweho umva se umucuruzi bugezweho ni nk'uko mishu yafata mugira ngo nagukunze urumva shaye byakunda ubone usanzwe turakundana rwose oya ntugire nagukunze oya bibabwire kuri kamera aho reka abakobwa babibe neza urumva I not love you I not love you cyase byakunoka na amafaranga agira abakobwa bagukunda bakurikije oya akagasura kanje bakurikira agasura yega buri ushaka kutagira amafaranga imana ikaba yaragwaye freshe reka bakunze ko ufite imisatsi idasa nk'iy'abandi bakunze ko afite imisatsi idasa nk'iy'abandi oya njye ndi mwiza ndabizi bana kandi aho ngaho patera hageze wahitamo niba ari imisatsi bakurikiye yicaye aha twakongera kuvugisha byakunuka umukurikiye ikisi umuzungu se umuzungu utazi icyo utazi igifaransa iraburishije nkanjye hano pate usezerere byakuno wavuyemo mva rero reka mbabwire mwabagore reka nsoze mbaye akujye ntunzwe no kuvuga abantu njyewe ntunzwe no kuvuga aba bakobwa rero aba bakobwa urumva aba bakobwa urumva abakobwa ubundi busobanuro bwo gukobwa biva ku nshinga ku ijambo umukobwa iyo utakiri umukobwa ntabwo uba ukiri uwo gukobwa uwakwambuye ubukobwa yakaba yaragukoye umvikana
urakoze ese banza wumve muri Bibiliya havuze ngo urumva niba gufatana n'umukobwa urumva bazamuguha umugira umugore igihe batamumufatanye yari ariko ubundi nta cyaha twavumbuye shamba byo mwitikuranira nta cyaha murakoze yagiye waretse ukanga ko banivuganira murakoze Tony yabuze icyo avuga ubundi Tony afite courage kahire tubisoze Tony urakoze ako yakoze yagiye arahari yajya hese asigaye ari umukomisiyoneri w'amazu se muhungu aracyari mu Rwanda sinabonye ari kuranga amazu none se arajya he ko bamuciye muri Amerika burundu bakata amujama nayo yararabureje ariko inzererezi mu Rwanda ngo ntuzagaruke ariko ni umukire adakira se si umupfakazi w'umuzungu yari yarashakanye n'umuzungu ni umupfahungu arapfa ni umupfahungu umugabo yarapfuye bebe uriya ni umupfakazi uriya ni umufiyemeri se n'umuki ntabwo yari atarabyara ese azabyara kwa mugani ni umugarisofiye ni umufiye urase muhungu ni umufiye gariso ni umugarisofiye yaramubajije ngo kutunze imbwa kandi ukaba uri umukobwa ukuri iki za mbwa ziwe agira imbwa yoza yashishikaye yitaye afite imbwa ni umuyobozi w'imbwa okay guys ndikumva tweta dusoreza hano utakoze subscribe reka mbanze nsuhuze n'abagabo bakunda ibere ibibere ino nta mugabo ucuka Rwanda mujye gukora subscribe mujye kwa Mishu official mukore subscribe njyewe ndabashimira ko mwamaze kuyima mujye kwa Tony w'i Rwanda mukore subscribe mujye kwa Mishu w'i Rwanda mukore subscribe bajye kwa Saju kwa Freemedia Mishu ni iki gishyuha gitose mukore subscribe uyu zimura bafite turi ni iki gishyuha gitose wowe wari wabona tambuneri ziwe twakomeje undi ni perezida umukobwa uri kunyara mu kirere ni iki gishyuha mana nyagasani perezida w'indangamiro bye muduteze amatwi sinjye wakwikura muri iki gice cy'abanzi sibyo bye bari barimo bagambanira umufuka wanjye basanze nta kirimo yes guys mwakoze cyane kubana natwe kuri Afrimedia Rwanda ndi ikinyafurika original kavuga ngo witeka akomeze aguha umugisha kuba wabanye natwe bye bye ciao bye ibintu ndi gukora ku ishanga yawe yabyarangiye